Imana ifite ukuntu yankorera icyo ishaka gukora ntagikoresha imbaraga ze wavanga Imana ngiri kubatuma ngo murimbure Irani kugira ngo mureremera amahanga murase bo bashaka kwari gukora ibyo babona nabo nk'abasirikare nk'abantu ariko atari Imana bibatumye. Isiraheli nk'igihugu ni kiriya bigahita bihinduka ya jaride y'Imana nyine neza neza. Hari igihe ushobora kugira ngo ushobora no kurwana ishyaka ry'Imana ukarirwana nabi ikazana guhana. Isiraheli nk'umuntu, Isiraheli nk'ubwoko, yego, Isiraheli nk'amasezerano, yego, Isiraheli nk'igihugu. Isiraheli nk'igihugu. Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Reka dutangire ikiganiro cyacu muri uyu mwanya tubasuhuza mwese aho muherereye, abari mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo no hanze y'u Rwanda. Iyo ngiyo muherereye hose mukomeze kugubwa neza. Sawa sawa, urakoze cyane muvandimwe, ndakwikirije ndanakuramukije, ndamukije kandi nanjye bagenzi bacu badukurikira hirya no hino nkuko wahavuze iyo kure yo gihera namwe Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero isi ari nk'amasezerano, n'abafite amasezerano yose Imana igenda itanga, ariyo yavuze kuri Isiraheli kera, ariyo yavuze ku gihugu cya Isiraheli kuko nayo yarahari. Ibi bintu uko ari bine biraza guhurira ku Mana n'ubundi kugira ngo hari ibiri iki urujoro turakuraho navuga ngo Isiraheli, Imana irinde Abisiraheli kandi barinzwe n'ibifaru, Abisiraheli n'ubwoko bw'Imana kandi bari kwica abantu. Ati Isiraheli irimbagura abantu kandi bakavuga bati ni bantu menye rero ko ubwoko bw'Imana nanjye ndimo. Ako kantu bakumva nakumvisha umuntu atwumva ubushishozi aragira icyo amenya. Abari kwica abantu ntabwo ari ubwoko bw'Imana buri kwica. Aha nihobwo ni igihugu, n'abasirikare bari kurwana, igihugu kiri kurwanira umutekano wacu. Ubwoko bw'Imana ntabwo buri kwica abantu kuko no mu Rwanda burahari, no muri Aziya ubwoko bw'Imana burahari. Ntabwo buri nta ntambara z'amasasu burimo. Twe intambara zacu nizo gusenga, nizo guhangana n'imyuka mibi, nizo guhangana n'ibitero by'abadayimoni, nizo guhangana n'ibyaha, nizo ubwoko bw'Imana burwana. Abantu bose badukurikira bamenye ngo ntabwo ubwoko bw'Imana buri kwica abantu muri Irani nayo hose. Abari kwica abantu ni igihugu n'abasirikare n'igihugu. Iki kintu sinzi ko hirya cyo hari ibindi wabona, nubwo byose byaza bikazahura kuko hari amasezerano avuga no ku butaka, akavuga no ku bihingwa no ku biki. ahubwo ngewe hagati aho ngaho numva hakabaye declaration bakideklara bakavuga bati twebwe ntabwo dushaka gukomeza kwitiranwa n'igihugu. Bande badekarara Abayisiraheli nyine b'abantu, ubwoko bw'abantu, ubwoko bw'Imana bandi navuze nanjye handi nanjye ndi kuko urumva uko igihugu tukadekarara tuti none se dushaka kwitiranwa n'igihugu kiri none se uretse wowe n'abandi mubivugana kuri kamera n'inyuma nako inyuma marido n'ahandi muganira mu nzira mugenda, hari ahantu kwisarisha muvuga ngo ubwoko bw'Imana buri kwica abantu. Oya ariko benshi kubera ko batabizi, abo benshi none basobanuriye abatukurikira babimenye, abatazamenye bazabimenyera ahandi. None se gukomeza kwitiranwa n'umwicanyi si ikibazo no ntiwitwa Nshimiyimana Manuel, ubu habonetse umuntu w'inkozi bibi witwa Nshimiyimana wajya guhindura izina? Ntabwo warihindura, ariko ntibikunze kubaho. No byariko byabaho. Isiraheli yo ihora muri ibyo by'intambara. Hari izina ntavuze uva ko ryaze amateka mabi hano mu Rwanda, njya mbona mu itangazamakuru kandi hari uwunzi nawe uryitwa, ariko zizi umuntu w'izina ibikorwa by'umuntu ni gatozi. Kandi ikindi nta n'impamvu avuga ngo turakomproninga ngo ubwoko bw'Imana, Isiraheli ubwoko bw'Imana buri ku isi no mahanga yose, turi ku mavi, turi gusenga, turi gukizwa, turi kubana n'Imana, turi gusengera intambara ngo zihagarare, turi gusengera ibyaha ngo biveho, hanyuma igihugu cya Isiraheli gihanganye n'ibyo gihanganye nabyo. Ndagira umva ku masezerano Isiraheli nk'amasezerano nayo ndabivuze kuko hari amasezerano ari ku isi yabo b'Isiraheli, amasezerano yayo bwa bwoko bw'Imana na yakira igihugu arahari. Ubwo rero urumva niyo mpamvu abantu rero bibatera urujijo, nayo igihugu arahari ko igihugu gifite amasezerano. Isiraheli mu bwoko bw'Imana nabwo bufite y'Imana y'Imana imwe. Uwapfuye utakiriho ari Isiraheli ku giti cye nawe afite amasezerano yasize yahawe, hari n'agenda asohora kuko bari abantu buriya bakomoka bose n'ubundi amateka agaragaza ko bakomoka kuri uwo nguwo n'ubundi. N'abariya buriya n'ibise ku byo barabizi. Abakomoka mu cya Dani barabizi, abakomoka mu cya Sheri barabizi, bariyizi. Burarega bigiye bivuga ko ngo na Trump ngo akomoka mu muryango wa Benyamini, ngo n'Umwisiraheli burana nawe. Amateka hari abantu babivuga. Buraya Trump ngo niyo akomoka. Akaba ariyo mpamvu bamushutse, simbizi ngo umuryango wa Benyamini wasanga ari nabyo bamugani kumbona yasuye kumushuka wenda nibyo koko. Kandi abanyamerika bo bavuga bati wowe ni gute Trump wagiye gufata icyemezo cyo kujya gufatanya na Isiraheli kurasa Irani kandi ntacyo twebwe twabonaga Irani dutwaye
ukaba warateganye mu ntambara ndetse utarabanje no kubivuga mu nteko. Ako kantu rero gashobora no kugaragaza ko yaba ari byemeza. Bombi ari babiri bakoze nk'inama Netanyahu ndetse na Trump baraganira bati tuzajye kurasa igihugu nta bindi. Urusha gusanga koko abavuga ko yaba ari umwisiraheli ngo akon kugira ngo Benyamini wasanga ari byo koko. Bakubera kwanga ko Iran izarimba ubwoko. Akaba yarishyiranye na bene wabo ne wabizi ariko Israeli. Hanyuma rero tuvuga Israeli nk'igihugu rero. Bavandimwe. Israeli nk'igihugu. Ubwo twatugeze twavuye kuri Israeli nk'umuntu, tuvuga Israeli nk'ubwoko bw'Imana, tuvuga Israeli nk'amasezerano. Israeli nk'amasezerano. Ntabwo nabitinzeho cyane kuko amasezerano n'amasezerano ari uwo nguwo twavuze haro yahawe ubwe. Ubwo bivuze amasezerano ni iby'Imana yavuze n'ibyo ivuga n'ubu kandi ibyo niyo tuvuze ngo Mana ya Israeli. Burya mwijwe tuvuze ngo Mana y'amasezerano, Mana isezeranye cyangwa Mana bura kuko arahagurutse ku masezerano gusa avugana n'ijwi atabona rimubwira kujya aho atazi ariko amasezerano ye hari n'indi bivuga ngo bari inyenyeri wizere. Jya ukora nka Aburahamu ubura amaso yawe uba inyenyeri wizere kuko niwe wabwiwe ngo sohoka ujye hanze ngo reba mu kirere ngo arareba. Imana ivuga ngo barazira nyenyeri baratangira arabara. Uzwi iyo ubaza inyenyeri mu nyenyeri 10 uhita ugaruka kumenya aho utangiriye. Ukivuga 10 nta nubwo wamenya aho uvuye. Imana itukubikunaniye rero niko ntawe uzabasha kubara bazagukomokaho. Ariko inyenyeri 10 ngiye nazibara. Iyo urazibara ariko uzigeraho utavuga ngo nahereye kuri iriya. Ntabwo wahita umenya iyo wahereye. Ni nkuko waba uri kubara umusatsi. Iyi nkuko uri kubara umusatsi. Hanyuma ariko gatoya cyane Aburahamu tuvuze ngo Imana y'amasezerano. Kuko nindi baba ngo bari inyenyeri wizera amasezerano. Ngo hari Israeli rero nk'amasezerano abantu bayariho bayibuka bayafite. Hanyuma dusoze ku Israeli nk'igihugu. Ariko hagati ngaho arakabaza nshaka kugira ngo mbanze nkubaze. Muri ibyo ngibyo by'amasezerano hari ahantu amasezerano y'igihugu cya Israeli yaba yanditswe cyangwa umuntu ashobora kuyabona? Muri Bibiliya turayafite. Cyangwa barayabwiwe bo gusa. Oya muri Bibiliya rimwe. Muri Bibiliya rimwe. Hanyuma igihugu kibona ry'inkubu. Aho ngaho muri Bibiliya rero gatoya niba arimo. Nkuko benshi nkunda kumva bavuga bati Iran n'ubundi riruhiriza ubusa nishobora gutsinda Israeli. Koko amasezerano ya Israeli Imana yayihaye avuga ko naho Israeli ibyo uko byagenda kose igomba gutsinda intambara. Sindavanga igomba gutsinda cyangwa gutsindwa sicyo ndivuga ko siko Bibiliya ivuga. Ngiye cyo nzi gusa akantu gato nabonye kanditse. Nibuka uzakamaze mu kindi kiganiro nabonye aho kanditse. Nuko Imana yavuze ko izayigira ibuye riremerera amahanga. Abadukurikiye bazatwibutsaho kanditse. Nuko yavuze ko Imana yavuze ngo izayigira ibuye riremerera amahanga. Izayigira ibuye riremerera amahanga. Bivuze ko ubu ngubu rero n'ubundi abavuga ko bagomba kwisiga ku ikarita y'isi bivuze ko batazashobora kwisiga muri ya ntambara y'isi y'imisi 3 ngo bashaka rero ari ibuye riremerera. Ariko bice ko yigeze gusibwa Israeli yigeze gusibwa ku ikarita. Ndabizi yigeze gusibwa ku ikarita ivaho hatura abandi bantu b'ubundi bwoko n'ijambo ariko nyuma y'igihe irongera Ibisiraheli kandi bikurikiye amateka ukuntu Israeli yagarutse ni ibintu bye n'ubufindo bukomeye cyane ngo none rero niba muri ayo masezerano harimo ibivuga ko izabera ibuye riremerera amahanga, ubwo urumva atari ikibazo hano ku isi. Kimeze ikibazo kihe? None se wowe wibaze kuba igihugu gihari kikavuga ngo kizahinduka ngo ibuye riremerera amahanga, ariko si cyo cyabivuze. N'undi kizahora kiremerera amahanga. None se ayo mahanga yo yaretse kukiteza ngo bakiremererane baremererane? None se cyo cyaretse kuyaremerera kandi kigomba kuyaremerera gahunda ko kiyaremerera. Ubwo rero byose ni Imana yabiteje. Ubwo kuko byose ubwo twahita tubishyira ku Mana yabo. Ariko witonde Imana ifite ukuntu yankorera ikintu ntakoresha imbaraga zanjye kirimo n'amanyanga n'ibindi. Ariko gushyiraho kwizera uvuga ngo we kwizera uzahora ngo uribereye. Icyo nashatse kuvuga Imana ifite ukuntu yankorera icyo ishaka gukora ntagikoresha imbaraga zanjye. Wavanga Imana ngo iri kubatuma ngo murimbure Irani kugira ngo mureremere amahanga murase hoye bo bashobora gukora ibyo babona nabo nk'abasirikare nk'abantu, ariko atari Imana bibatumye. Kuko Imana ifite uko yabagira ibuye riremerera amahanga hatabaye ibyo ngibyo. Ko ntabwo uvanga Imana iri kubabwira ngo kugira ngo mukunde muremere murase na hariya murase na hariya. Kuko kiriya ni igihugu kiri mu ntambara. Ibyo rega ntiyabibabwira, ndabyemera ko wenda itabibabwira, ariko bagashiduka kubera bya bintu Imana yabaturiyeho, bagashiduka n'umundi byabaye batanabizi. Ako hari igihe ushobora kugira ngo ushobora no kurwana ishyaka ry'Imana ukarirwana nabi ikazana guhana. Simbizi niba yaguhana kuko niba yaravuze ko bazahora bigaragaza amahanga kuko Imana irirwanirira ntibashobora no kwicara bura batari mu ntambara. Oya mwese ntibamaze igihe wenda bazibamo mu buryo bw'ibanga utamenya, bamaze igihe nta ntambara bari bazahora baremerera amahanga. Oya ahubwo amahanga kugeza igihe amahanga azayikura. None se wagize ngo bapfa guhaguruka kujya kurasa gusa nta mpamvu baba bamenye ko ababarwanya
abo bashaka kubasiba ku ikarita kugira ngo Hezbollah baravuze ko izasiba Iran izasiba Israel. Iyo rero Israel yamenye ko bamaze gutunganya ibyo kujya kubarasa yiti batanga ikabarasa, ntabwo urya igenda ishotoye, burya bifite ubumaneye kubwo bwagaragaje ikintu bari kubategurira, kuko izabera imerera amahanga rero kabatanga ikabikora bavuga ngo izatsina cyangwa izatsindwa. Ese ibyo navuze ntabwo ari ugenda abatsinda n'abatsindwa gusa. Israel nk'igihugu nsorejeho izahora, ndagira ngo abadukurikiye batandukanye. Israel irinzwe n'Imana, Imana ihora iyirebera, iri maso ntisinzira, ni ya yindi ndebera nikurebera nirebera. Israel abayizera bose, ariko iyo ngirizwe n'Imana ntabwo ari kiragihugu. ariko Israel nk'igihugu gifite ibikoresho nk'ibyo abandi bafite. Ntabwo kirwanisha ubusanga Imana igiteka. Ntabwo rero kiri kurwanirwa n'Imana noneho. Oya, Imana oya, ndimo ndavuga igihugu. Imana se wabonye hari abamarika bumvishe baje kurasa, abamarika wenda ari Imana iri kurwana nuko avuga abamarika baje kurasa cyangwa Israel ibi ahubwo wowe kiriya gihugu nacyo gifite amasezerano. Nabyumvishe ko nacyo gifite amasezerano yacyo. Umva icyo nashatse kuba dukurikiye ngo harahari azwi, ukambwira ngo hari make harahari niryo cyonyine ngo kizabibuye remerera amahanga. Okay, cyonyine kirahagije. Okay, reka aho ngaho reka tu. Hanyuma Israel nk'igihugu rero kirinzwe n'imifaru, kirinzwe n'amabombe, kigura ku isoko ibikoresho kikanabicura kikanabikora. Ni igihugu cy'ubutaka nko mu Rwanda, ni igihugu barasa umuntu agapfa, ni igihugu batwika imijyi yacyo bigakunda, ni igihugu kiri mu ntambara kirinzwe. Hanyuma uko Imana ikibona mu ntambara nuko igifasha niyibizi. Ufite ikibazo akibaza Imana. Ariko Israel nk'igihugu kirahari nye kirinzwe n'ibyo byose, kirwana kiterwa kigatera, ni igihugu nk'ibindi byose. Ariko witonde nacyo gifite amasezerano ku Mana. Akaba niyo mpamvu abantu bakunda kujya gusengera yose, kuko bya bindi bine Israel nk'umuntu no hariya, Israel nk'ubwoko byavugiye kuri ngo mbere na mbere twe twabiwe na Kristo amaze kudupfira. Iyo adapfa ntituba turi abisiraheli muri urwo buryo bw'umwuka. Israel nk'umuntu no waho ngaho, Israel nk'ubwoko niwe wabyiswe, Israel nk'amasezerano niho yatangiye, niho yatanzwe kuri uwo nguwo. Israel nk'igihugu ni kiriya, bigahita bihinduka ya jaride y'Imana nyine neza neza. Okay, hasinze akantu waruvuze byiza cyane. Nari mvuze ngo impamvu bajya gusengerayo no kubera ko Israel nk'igihugu gifite nyine amasezerano y'Imana. Twarabivuze mu kiganiro twiziye gukora. Ese ubundi nta kindi gihugu kindi hano ku isi gifite amasezerano y'Imana usibye Israel? Ahubwo nta kitayafite. Cyaba kimeze gute se? Nose u Rwanda Imana itavuze yose ni iki? Aya rwose amasezerano yarwo Imana yasezeranyije u Rwanda iyo ari. Umva mbanze nkubwira ikintu gikomeye. Afrika yifite ye n'u Rwanda rurimo. Urumva neza? Ndakumva. Umuntu watwaje Yesu umusaraba yari umunyafrika. Iyo ni ishema Afrika ifite Yesu. Yesu ahubwo ngiye kuri Yesu yahungiye muri Afrika. Ahubwo Yesu nawe ariko yari umwirabura, nawe yari umunyafrika. Rero hari karabaye. Ibyo rero tuzabye ndi topic. Njya mbibona bivugwa harimo n'ibintu ugira usoma uko n'umuntu wabayeho bwa mbere, n'umuntu wabayeho bwa mbere. Njya mbibona mu byegeranyo, ntabwo ndabyemera ngo uvuge ngo Yesu wabayeho bwa mbere, kandi ubwo bushakashatsi bwakozwe n'abazungu wabayeho bwa mbere mu mateka y'isi ni umwirabura. Ari nabo nabonye bavuga ko ngo ideni nayo ngo yari mu Rwanda, abandi bavuga ko yari muri Sudani, reka tureka muri Iraq, reka gutandukira tuzavuga mu bindi biganiro. Ariko kimwe cyo Afrika ikomeye ahubwo cyane ko Afrika Yesu yayihungiyemo ahunze akiri uruhinja. Iryo ni urumuri yari atuzanye muri Afrika no mu Rwanda, aho n'amasezerano yacu ari aho nyine. Ariko ntawe yanditse nk'uko wavuze ngo Israel igihugu ugende none se ibihugu byose bizagira akantu kandika oya isi yose ni y'Imana. Imana yagize ivuga ku Rwanda ngo byandikwe muri Bibiliya. Niyo mpamvu bakunze no gutsindwa kuvuga batoke ubwo ni iby'iyo ngiyo. Ibyo nibyo ubivuga wowe, ariko u Rwanda ushobora gusanga ufite n'amasezerano arutana ibyo byose uri kuvuga, ariko adafite aho ari. Ariko ese ushaka ibyo byose ariko wabyanditse wowe aho ngaho ko tubisoma nawe uzabyandike. Ibyo rero nkubwira ko ababyanditse ari birahari biranditse abo ba nyirabyo, abanditse ibyo kwese Imana iratubwira. Amasezerano ku Rwanda turayafite, dufite n'aho yanditse turayafite, n'ibya kera birahari. Ntabwo mazi ubwo byose ntabwo bizitwa Bibiliya, byose byitwa Bibiliya. Okay, bizagira indi mazina y'indi bitabo. Okay, reka ibyo tureke gutandukira no kujya mu bindi. Israel nk'igihugu nto dusoreje bibyitiranya n'ibindi. Ni igihugu gitera kirwana cyarindwa n'ibyo gishaka byose. Ibi birinzwe n'Imana nabyo twabisobanuye byiza cyane, kandi batwandikiye batugishe n'impaka banatugugu manambwira rega ibi tuvuga hagari kudefisa ngo niko namwe mutubwira ibindi. Okay, byiza cyane. Reka twebwe turebe uburyo twasuza iki kiganiro.
gusa wenda nkagusaba ukongera ukatubwira twa tuntu tune uhereye kuri Isiraheli nk'umuntu. Isiraheli nk'umuntu, Isiraheli nk'ubwoko, yego, Isiraheli nk'amasezerano, yego, Isiraheli nk'igihugu. Isiraheli nk'igihugu, ubwo urumva ni za Isiraheli enye? Oya, ntabwo ari za Isiraheli enye, ni ijambo Isiraheli aho nje nashoboye kurikoresha. Hari n'uwahavuga 10, ni ibyitwa Isiraheli rero, hari n'uwavuga ahantu makuboya imvangira. Njyewe mvuze ijambo Isiraheli mu dupuye tune ahantu 4. Mvuze Isiraheli nk'umuntu, wiswe Isiraheli. Isiraheli nk'umuntu, Isiraheli, ijambo Isiraheli risobanura ubwoko bw'Imana. Yego. Mvuga Isiraheli nk'amasezerano Imana yatanze kuri Isiraheli n'Abisiraheli bandi. Isiraheli nk'igihugu. Isiraheli nk'igihugu. Nibyo. Hari n'uzabona 10 cyangwa 2 cyangwa abatazasobanukirwa neza bazatwandikire muri commentaire tubaho. Icyo batazasobanukirwaho muri ibyo bintu byose maje kuvuga bazatwandikire, hanyuma nzongera mugarure uze ubisobanure, nta kibazo, kugira ngo bazasobanukirwe neza. Bakoze cyane. Reka rero abakunzi bacu bari badukurikiye tubashimire kubera ko baba baduhaye umwanya wabo wo kudutega amatwi, kandi mu by'ukuri harimo n'ubumenyi. Buriya abantu iyo baganira umuntu ashobora no gukuramo n'ubumenyi butandukanye bikagira n'icyo byungura ubwonko bw'umuntu. Yes. Reka rero ngushimire umwanya wawe wafashe ukemera kuza kugira ngo tuganire kuri ibi bintu, kubera ko benshi bari barabimbashije. Ndagushimiye nanjye, wakoze. Ukomeze gubwe neza. Amen. Imana ikomeze kwivanga mu byawe. Amen. Kandi igukiza za ndwara zose izinkize kabisa, mana zikomeza kugenda zikuzo. Izinkize rwose indwara muri iyi minsi ziri kunyibasira. Urakoze ko nsengeye neza, ndizeye kandi irazinkiza. Okay, ubyizere kandi burya Imana ngisubiza ibyo twizeye. Ntabwo ibyo twasengeye, ntabwo ibyo twasengeye, si ibyo twizeye. Ako ntabwo nakibagiwe. Aha, urakoze cyane. Hasta la vista. Amen. Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro.